mugerageze murebe aka kanuza nabashyiriye ku ruhande mukarebe neza gusa ku muntu ushaka kubimenya uretse gato kugura views ubundi bibamo ikihe kibazo Didi babinsobanura kugura views ni nko kugura gukundwa cyangwa urukundo no kugura igikundiro okay kugura igikundiro kugaragaza nyine yuko ufite fan base the band wize ihuye atazi aho Nyamagabiba nabyo ni ibintu bya bintu bya wa muntu umara icyumweru muri Amerika agahita azavuga ngo nyoko wanje atuye mu Rwanda sawa kamuzi ko niwe warabaye muri Amerika ubu ngubu ukaba utuye mu Rwanda utaza akarere nka Nyamagabe. Hari inkuru y'umuntu witwa Mutesi Scovia yambikanyemo n'umuntu no Bishop Rugagi. Hari inkuru Bishop wari hawe nande hari inkuru mushuti wawe buretse Bishop wari hawe turabigarukaho turagaruka urazi ko Rugagi Bishop yayihawe na Yongwe se warubizi turabigarukaho wareze kuyi mihanda dukubise icyumvirizo kuyi mihanda nanone mushuti wawe ninde Sanzifure ni Sanzifura ninde Mbonyi imfura Eric ariko benshi bazi ku izina rya Mbonyi cyangwa imihanda yongeye kumugarukaho ngo nawe yirwanyeho nawe yarijajaye nk'abandi bagabo ngatera inda nabyo turaza kubigarukaho twumve niba se ari ukuri cyangwa atari ukuri mu by'ukuri. Nongeye kubashimira inshuti bakunzi ba IM Media TV, ni televiziyo ikorera ku isi hose, subiramo ngo ku isi hose, ariko tukagira headquarter mu migabane ibiri, na yindi ni mu Rwanda ndetse no muri Amerika. Ariko impamvu muze ku isi nibatangaze kuko ikintu kiri gikorera kuri internet buri muntu wese ku isi yashobora kucyaccessinga. Nongeye kubaha ikaze no kubashimira ku rukundo n'urugwiro mukomeje kutugaragariza mutera comments mude ibitekerezo byanyu ku nkuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, ndetse nawe utari watera comment ushaka gutera comment mu by'ukuri ukabana natwe ibitekerezo byanyu mu by'ukuri ni ikintu duha agaciro cyane. Ikindi uramutse ubaye wumva hari ingingo ushaka kumenya cyangwa se ko tugarukaho ushaka kutubwira muri comment, hanyuma cyangwa se ukanandikira nimero ibiri ku kiganiro, mu by'ukuri twagusubiza kuko turi hano kubera mwebwe. Placide nongeye kukwakira kuri kamera za IM Media. Ndabona umeze neza as usual. Shamenya ubundi y'agafaranga wakabonye mpita mbimenya. Se ko atajya avuga amafaranga ntavuga ariko urarira shaho azaza ingingo y'amafaranga yo nyivuzeho ubundi umukire umunyarwanda niwe muntu ushobora gukira ntubimenye kandi muturanye. ariko byo kamubwiza uru Rwanda rurimo abantu bafite amafaranga ariko udashobora kumenya. Placide ndagira ngo dukubite iminota mike ariko ducaracare k'uyu muhanda ibintu byose biri kuvugwa byose duhite tubinyuramo mu by'ukuri. Hari inkuru y'umuntu witwa Mutesi Scovia yambikanyemo n'umuntu no Bishop Rugagi. Hari inkuru Bishop wari hawe nande hari inkuru mushuti wawe buretse turabigarukaho turagaruka urazi ko Rugagi Bishop yayihawe na Yongwe se warubizi turabigarukaho wareze kuyi mihanda dukubise icyumvirizo kuyi mihanda nanone mushuti wawe ninde Sanzifure ni Sanzifura ninde Mbonyi imfura Eric ariko benshi bazi ku izina rya Mbonyi cyangwa imihanda yongeye kumugarukaho ngo nawe yirwanyeho nawe yarijajaye nk'abandi bagabo ngatera inda nabyo turaza kubigarukaho twumve niba se ari ukuri cyangwa atari ukuri mu by'ukuri. Ndetse ikindi se kiri ku mihanda mu tuntu n'utundi turi bugarukeho mu by'ukuri mu tundi n'utundi uretse The Ben
The Ben na Bruce Melodie turabagarukaho cyane ariko mu tuntu tundi turanagaruka ku kuntu The Ben wize i Huye atazi aho Nyamagabe iba nabyo ni ibintu byakomeje gusetsa abantu. Reka tuba ari nabyo duheraho ngira ngo abadukurikiye twanabakire duhere kwa aka kantu. Birane bya bintu bya wa muntu umara icyumweru muri Amerika agahita azavuga ngo nyoko wanje ngo ukuntu iwabo muri Amerika babigenza nyoko wanje kandi amaze icyumweru muri Amerika. Mbese abantu bazi ko guhinduka kuba umusirimu ari ukwirengagiza ibintu, kubivuga nabi, kumenya bya bintu byo mu cyaro bikagaragaza ko uri umuturage. Ako so kumenya ibyo mu cyaro ni ukumenya igihugu. Subira imite nubira imite sibyo nubira imite akantu rero kansekeje n'akantu utangireho ngo umuntu wizihuye atazi Nyamagabe kuko ku makuru mfite hari n'umwe mu babyeyi be bakoreye mu karere ka Nyamagabe nyirizina. Ariko uwo muntu nazi tuvuge ko cyangwa n'imyaka myinshi yabaye hanze. Dufite igihugu gitoya ku buryo umuntu wese ufite aho ahurira n'ishuri wize mu Rwanda yakabaye ibyo bintu byose abizi. Ngira ngo ni ibintu ikarita The Ben ajya muri Amerika byari cyagiye batoroka. Yari mukuru. Byari 2010, right? Sibyo? Hafa kabisa. 2010 uturere nitwaye twaraje. Umuntu ushobora kumva ni wa muntu wenda wagiye aya mazina y'uturere ataratangira kubaho. Cyagiye bikiringwe intara ngo prefegitura ya Byumba, prefegitura ya Cyangwa gutyo nyine. Uwo muntu wagiye icyo gihe ushobora kumwumva ariko nawe nta kuwakamwumvisha ubundi. Nese ikintu kiranga umuntu w'umupatriote ubundi ni iki? Ntukumenya igihugu cyawe. Sibyo? Uturere 30. Ese ibi tubyita ubusirimu kuko ngewe nibya bintu nakuriye hari abantu bitiranye ibintu kandi n'abantu batwumva Placide hari ukuntu n'abantu bari hanze si batwumve nabe ndetse n'undi mu Rwanda n'uri mu Rwanda sibyo atagire reba se nyine hatagira umuntu wenda bushyira mu marangamutima w'uburyo ashobora kuba akunda The Ben cyangwa iki. Reka tubihe inyito yabyo turwe The Ben ku myaka afite ku wari we ni big name, ni superstar, ni sabi ni igikondo ni he? Oya sinshaka kuvuga karitsiye. Satuye mu Rwanda. Atuye mu Rwanda. Saho kamuzi ko ni warabaye muri Amerika ubu ngubu ukabutuye mu Rwanda utaza akarere nka Nyamagabe. Reka tubanze tugendere ku iki kintu yizihuye cyangwa imyaka myinshi. Ayo makuru ngiye ntayo mfite uko yizihuye ntabyo nzi. Kwigaho yarahize ngo niwo biza ariko usibye no kwiga Dede dufite uturere dukeya 30 umuntu yakabaye atuzi twose. Uzi n'icyerekezo karimo niba ari amajyepfo ukabuza uturere tuhagize, niba ari amajyaruguru. Ariko sintekereza ko umuntu w'umusuperstar nkuriya ya The Ben wakoze ibitaramo Karongi siyo nzira. Iyo Karongi nta guca Nyamagabe. Rega Nyamagabe azi yuko ngo ari ya Kibuye. Ntago abeshya ariko. Ese Nyamagabe undi ni ya ngiri mu ntara ya Kibuye. Ari ubutipe bari kumwe ngo sibyo ra umbe nawe muri cya cyongereza ngo I think so. Ago ubusirimu nago wari ubusirimu Placide. Hari gihe twebwe ibi bintu tubikora gusa bari ibintu bifite ikintu bivuze ku muco sibyo? Tubwizanye ukuri nta ku myaka ye ko wari we ntago yakabaye ari umuntu unateza utu confusion. Ari ukuntu aba nawe nukwibera nka wa ambassadeur w'aba diaspora bro. Oya muri comment bamumanutse ati wigeze umu diaspora urakabya. Oya birakabije. Imyaka Ben afite it's extraordinary. Ni umugabo ufite umugore waciye muri Miss Rwanda ibyo bintu byose ndatekereza ko babibigisha muri bootcamp sibyo? Ariko no umugore we si The Ben. Umugore ariko muamusangiye byose. Asubundi The Ben uburyo ngano ubona amatuwa yigeze akora tuvuge yuko yigeze umuntu wakoze ibitaramo Karongi uca hehese ntaguca Nyamagabe. Ihuye kuva Huye ujya Nyamagabe n'amafaranga 500.
kariya kantu ko kumenya ko yizihuye akaba atazi Nyamagabe nta muntu ushobora kubyumvisha. niko kantu biriya ni bya kahise bindi twavugaga n'abantu diaspora mudukurikira, abantu muri za Arizona, za Phoenix, za Kentucky, ya migi yose muzi. Bro, mu mwanya muto ubona ugira umwanya wo kwiga ku mateka, ku muco w'igihugu cyawe, kuri activite z'umunsi ku munsi zirimo kubera mu gihugu cyawe. None se niba aho murimo kwiga muzaza muyobora igihugu mutazi? ari ukuntu nyine ari ukuntu amazina manini yo mu Rwanda ubona yi-expose ku buryo butari nyine mu bintu bitari ngombwa. Ubusirimu nyabwo. Wari wumva interview y'umutipe witwa Katabarwa? Kamubwire. Katabarwa uramwibuka? Uriya ufite inzu hano Gacuriro? Ndamubona. Muri Vision City. Aha, ndamubona. Umutipe n'urwego rundi rw'abakapu ufite amafaranga ye menshi, ariko yakubwira amazina. Ibyo ntago ari cyo mwubahira. Ntago icyo ari cyo mwubahira. Amafaranga. Aho ubwenge afite. Yego. Uriya musore. Ariko akabuhuza n'iki? Akabihuza n'umuco. Amazina y'inka ni wamurusha. Yize za China, yize hehe n'umuhanga. Yakoze ibintu abandi batarakora. Yakoze iboro ngo idetectinga ikintu gari ya moshi shwa guhura nacyo nko mu birometero, gari ya moshi kaba yabibona. Iyo ni software yakoze. Placide. N'umuntu ufite ibintu byinshi yagezeho. Ariko abijyanana n'iki? N'umuco. N'abantu biga nara mu Bushinwa, n'Abashinwa nyabashinwa abarusha igishinwa, ariko iyo arimo kuganira aganira ikinyarwanda none kimbitse. Wumvisha ategwa se? Ategwa gute se? ariko urikubita hariya ngo you know ngo like kubwe babandi baza bavuga ngo niko nyoko wanje. Oya ni ukuvuga sibyo. Tugende duhaha mu mahanga. Usanga umuntu iwanyu aba ari iwanyu wa muntu. Hari igihe usanga umuntu muri comment yatwawe n'amarangamutima yuko akunda umuntu, ariko please iwanyu aba ari iwanyu. Iwanyu aba ari iwanyu. Ibaze uri kuri interview y'akazi wo dukurikiye bakakubaza ngo Nyamagabe iri mu yihe ntara, utiri mu ntara ya Kibuye, kandi wibuke yuko aba ari umwinfluencer ukomeye cyane. No influencer. So reka tuveho umwana umukurikira umukunda uzakura ziko Nyamagabe iri mu ntara ya Kibuye. Gusa comment nabonye nyinshi zabyakiriye nabi cyane. Nyinshi zabyakiriye nabi. Ahubwo ikindi kintu nakora natekereza, leta yacu nigire aba bantu baba influencer benshi ibashakire inkumba ingando. Placide bagiye kwiga. Placide menya YouTube tukiri kuri The Ben na noza na Bruce Melodie. Menya kuri YouTube views muri minsi binagoranye cyane. Undi twaye tuzi yuko abahanzi ari bo bazibona. Abaniga basigaye bagurana comments none. Oya ibyo ni ibya kera. Comment zo ni bisanzwe sibyo. Ahubwo ikintu cyanangaje ngira ngo n'abadukurikiye buriya Placide views ziragurwa. Bajyaga babivuga ngo abahanzi bo mu Rwanda bagura views, sometimes umuntu akaba yanabireba akabicirire nzingohe. Ariko aba bantu mugerageze murebe aka kanuza nabashyiriye ku ruhande mu karebe neza, gusa ku muntu ushaka kubimenya buretse gato kugura views. Ubundi bibamo ikihe kibazo Didi? Babinsobanura. Kugura views ni nko kugura gukundwa cyangwa urukundo? No kugura igikundiro. Kugura igikundiro. Okay. Kugura igikundiro, kugaragaza nyine yuko ufite fan base. Use kugura views no kwibagisha inda n'iki gikomeye? Kaho nyumvira. None se si igikundiro? Igikomeye? Igikomeye numva ari ukubaga inda mwana. Yesu ubwo ngiye urajya kunjyana mu mpaka z'umuntu wibagishije inda ngo kugura views. Nese umuntu yakwibagisha inda views kuzigura bikamutera ikibazo? Ariko sonyumve nabi n'abadukuriye n'abanyumve nabi. Sibyo? Nago views igiye navuze ko uwo ninde uvuze wibagisha inda kwanza ko nanamwumvise. Nawe dukomeze. Okay, kugura views mu Rwanda byafashe indi ntera Place. Murebe ko aka kantu nabashyiriyeho kuri YouTube chat. YouTube y'ubwayo iragaragaza yuko indirimbo yitwa iyo foto views za nyazo YouTube yemera. Nawe winjire mu cyo bita kutazi kubireba, yinjire yandika ijambo ngo chats.youtube.com urahita winjiramo.
iyo winjiyemo uhita ubona globally, ugahita ubona umuhanzi uyoboye abandi ku isi muri muzika n'iki n'indirimbo zikunzwe. Wandika ijambo chats.youtube.com. chats.youtube.com. Yego. Hanyuma iyo winjiyemo aho, iyo ugiyemo bahita baguha indirimbo. Oya yego, bahita baguha globally. None wowe uko ziyoboye. Yego. Bitewe n'uko indirimbo iri gutrendinga cyangwa se n'igihugu irimo bigenda bizamuka, ariko byumvikana yuko akenshi ku isi Amerika niyo ibiyoboye, namwe murabizi ku bintu tutajya himaka. Hanyuma hejuru kuri side ya right iburyo. Ego. Ureba hari ahantu handitse nyine locations, ushaka gucuzingamo location, ushaka gucuzingamo Tanzania, Rwanda, USA, bitewe n'ahantu ushaka, sibyo? Hanyuma igihugu maze kugihitamo. Hanyuma ushaka no kwirengagiza icyo gihugu, ukaza ku ruhande ugasacinga ahantu wandika, ukandika ijambo Rwanda, ahantu handitse ngo artist or location, andikamo umunyarwanda, andikamo ijambo Rwanda. Uhita ubona abahanzi mu Rwanda bagize gute, bayoboye nuko barebwa. Ariko ibyo bakwereka ntago aba ari ku ndirimbo imwe, bakwereka uko yarebwe ku ndirimbo ze zose, sibyo? Ariko bakakwereka iby'ukuri. Yego, iby'ukuri, views za nyakuri. Yego. Noneho iyo ushatse ushyira mu minsi 7 iheruka, hari options enye. Hari ukureba mu minsi 6 iheruka, hari ukureba mu minsi 8 iheruka, hari ukureba iminsi 90 iheruka, cyangwa se iminsi 365. Ubwo ni umwaka. Ikintu gitangaje. Yego. Ku ba YouTubers ho ntago bijya bishoboka. Ku ba YouTubers like nyine kuba wavuga uti iki kiganiro izi views gifite, izanyazo ni izihe, izitari zanyazo ni izihe, ntago byakunda. Icyo nzi n'ibiriya bijyanye na muzika, kuko akenshi iyo ngiyo twavuze ireba kuri muzika. Abanyamuziki bibaye bikunda. Nyine naho wazigura ku biganiro, nyine nabwo wazigura, sibyo? Ariko icyo nazi neza nuko wenda ukuntu wa verifyinga niba bo batobuye, ariko ku ndirimbo zo kubijyanye n'umuziki winjiye kuri YouTube chat birakorwa, of course birakorwa cyane, sibyo? Hanyuma ikintu cyanangajeho Placide, cyanangaje, nanjye nateye agatebe. Uzi neza yuko uba ugiye kureba usacinze indirimbo iyo foto ya Bruce Melodie, iragaragaza yuko uretse ubaka kanya urebye indirimbo y'ifoto ugiye kuri YouTube ya nuza ya Bruce Melodie. Yego. Ubu ari muri views 2,200,600 kuntu. Reba neza kugira ngo dite dukomeza. Hanyuma izanyazo nizi. Izanyazo nizigeze no ku 500,000. Aragiye hari muri 400 ya ndirimbo. Ira ndirimbo aracyari mu 400,000. Sure. Kugira ngo ducimaka. Ariko ubwo buryo ushatse wabusubiramo abantu bakajya kwireba. No kuvuga uragenda ahantu urajya kuri Google Chrome yawe, wandikemo ijambo chats.youtube.com. Urahita winjira, urahita ubona umuhanzi uyoboye n'indirimbo ziyoboye ku isi. Urajya ahantu urusacingira location ushyire mu Rwanda, barita bakwereka ibyo bintu ndi kubabwira niko kuri. Indirimbo iyo foto na n'ibihumbi 500 ifite by'aba views. Yego. Ariko nyirubwite we aragaragaza yuko indirimbo ifite views 2,200,600. Mu minsi ngahe? Mu minsi z'ubusi igiye ko isi cyumweru cya kabiri. Nazo zaba ari nkeya. Nazo zaba ari nkeya. So reba we winjiyemo warebye Bruce Melodie. Ikibazo. Ariko ndabibona tu. Gusa reka wenda ndabona uri gutinda, reka kakano nk'abashyire 2.7 11 days ago. Uri kumva icyo kintu? Uri kumva icyo kintu? Zanyazo ntizirenga 500. Yego. None izo tubona noneho miliyoni 2 kugira ngo abantu babyemere ducimaka, sibyo? Kujya ducimaka. Nagiyeho kano kanya nagiye aka kanya. Yego, ararasanga nujya kucyo bita kuri views YouTube yemera. None se reka nkwibarize, sibyo?
sikosa ko iyo ugiye kuyirebera nta na miliyoni 2 za views ifite, ariko iri imbere y'iyo ndirimbo ifite miliyoni zingahe? Ni gute indirimbo yaba ifite miliyoni 2 zirenga, indi kayitambuka ifite miliyoni 1 na ifite miliyoni 2? ise sikosa nayo ko mbona ifite 4.1 m 4 barazitubuye nazo 4.1 m ukwezi gushize. Gusa ubwo meruka kurebaho urumva iriya ndirimbo lyrics ya Ben, iriya ndirimbo lyrics ya Ben, iriya ndirimbo The Ben yabanje gusohora, buretse yabanje gusohora iyo bari bayiguriyeho views 190. Ariko bitandukanye na Bruce Melodie bari baguriyeho views miliyoni 1 na views 800,000. Ariko iyo kintu uracyumva so plenty so 5,452 mu minsi 2 iminsi 2 yageze. Reka tukiri live sibyo bo bimbwiraho bombwire ko icyo kintu cyo kugura ama views ikintu byumvaho zana nje ku iyo chat mite mbikwereka ibyanya byo dukure n'abantu mu rujijo. Hari igihe abantu wenda baba bagira ngo ariko ibi bintu byo kugura ama views urabivuga. Natangiye nkubaza ikintu kimwe ndakubwira niba umuntu ashobora kugura igikundiro cy'uko Imana yamuremye sibyo, akagira ibintu bimwe na bimwe ahindura cyane cyane ku mubiri we, yaba ari iyo nda, yaba ari iyo mabere, yaba ari icyo kibuno, yaba iki, numva ngiye kugura views bitaba nabwo ikibazo. Numva bitaba ikibazo kuko ni same scenario, no kugura igikundiro. Ahubwo nkibaza ngo dide izi views ari izo waguze nizo YouTube yemera za nyazo, izi kwinjiriza nizihe tugiye mu buryo faranga? Biterwa kuko n'umuntu uzi, kuko udakeka abantu batanumva ngo ziragurwa bumve yuko ntacyo zimaze, zigurwa amafaranga makeya zirahenda. Ariko nyine icyo nkubaza mu buryo faranga cyangwa financially zikungura iki kuri YouTube? Kuri YouTube ho ntacyo byakungura, izo waguze ntacyo zikumarira. Ahubwo ikintu zifasha ni mu buryo bwa business no kugaragaza ko ufite fan base, kuko ni ikintu kiba gituma ariko idahari nyine none se didi bitandukaniye he? Ahubwo ko mbona bya bintu byose ari ruburika. Uguze views sibyo, wibagishije imyanya yawe imwe n'imwe Imana yaguhaye. Umbabarire Placide, ikirenze kuri ibyo buretseho gatoya Didier, ikirenze kuri ibyo mbere yuko iyo ndirimbo iza mwayikoreye pranka zitabaho zo guhimba ikintu kizatuma iyo ndirimbo iza abantu bayiteguye. Aho gato kadugasoreho gato, iyo foto kuri YouTube chat ugiye kuri views za nyazo ifite views tureba kuri indirimbo isanzwe nakubwiye ko ari 2,700. Yego views za nyazo aka kanya umuntu agiyeho nawe arahita abibona, wenda bitewe n'igihe uzabonera iki kiganiro ashobora kwiyongeraho duke, ariko baka kanya tuvugana ifite views 500,000 n'ibihumbi 87 nizo views za nyazo. Bivuze ngo hariho 500,000 hariho views miliyoni 2, urumva n'utundi turengaho n'150 zingurano nyine. Ngewe ndagira ngo suje kuri ku byo kubagisha inda, ngewe bura nago nyema nshaka kujya mu buzima privé. Reka ibyo tubyihorere, umbase nago umubiri w'umuntu ikibazo nubijyamo urabo bijyemo, reka tubyihorere. Nago nge nshaka ko tugira nyine wibijyamo tujye kwa kantu ka views ayimo aka kantu. Urumva ari shame ko ari shame ku muziki, ndimbo yatwitse. Ahubwo noneho igitangaje iyi Plento umustar nka Bruce, muriramo nuza nkubwire umustar nka Bruce, bivuze ngo indirimbo ye imaze iminsi 11 igifite 500,000 gusa na 87. Ikibazo gikomeye cyane. Bya bintu byose nsanze ari ukudufera. Ibi bintu indirimbo ya puta ibi ya Juno kizigenza na Bulldog ko mbona ishobora kubizirusha.
urukuta Mm. abanyabifite Mm. ifite ibihumbi 758 Yarushiye Bruce Melodie. kure. Ibi bintu impamvu tuba tubizanye hatazagira umuntu uvuga ngo nta Reba ya ndirimbo sikosa nakubwiraga, iyo ni ukuvuga urebye mu kwezi niyo yarebwe cyane, ubwo bafata indirimbo uko zarebwe zose mu icyo gihe yasohokeye. Byumvikana ko niyo ndirimbo yayo iramutse ibaye ifite views ebyiri za miliyoni 2,700 za nyazo, yakaba iri imbere ya sikosa, ko sikosa yifite miliyoni 1 na n'ibihumbi 29. ariko hariya nayo ifite 4,100. Rega nakubwiye ngo ntago ikibazo kiri kuri The Ben, nta nubwo kiri kuri rusange, nakubwiye rusange. So ubwo ni ukuvuga ngo iyo umuhanzi na management ye ikintu kibabaje mbere yuko dukomeza, uretse mbanze mvuga ikintu gikomeje kibabaje, nushaka kumva yuko iyi plant ya The Ben itari na official, it is not an official video, lyrics video. Yego uri kubyumva, ifite ibihumbi 548 za nyazo. Ifoto official video ifite 547. Sha vumbuye ntawe uzongera kumbeshya. Ya icyo numva Didier, icyo numva mbere yuko umuhanzi cyangwa muri management mu gupanga ibizagenda ku ndirimbo harimo na budget ya views. Aya ni amafaranga menshi. Izi views nanjye views zigurwa gute? Views range wenda umbwira uti umuntu aguhaye wasabu 1000 umuhaye, 10,010 umuhaye, bigurwa gute? Sha ni amafaranga menshi tutabarira hano kabisa. Gusa wumve karama kuko urumva at least at least nko guhera ku madolari 70, guhera ku madolari 70. Ubwo ibyo ni ibihumbi 80. Yego. Bashobora kuguha views ziri hagati y'ibihumbi 5 n'8, yari za zindi nk'izi zigumaho nziza bashyiraho. Urumva nayo ukunda ari amafaranga menshi. Tekereze rero umuntu washyizeho miliyoni, aba views barenga miliyoni 2 babagurano, ni amafaranga menshi cyane utagira ngo wowe wabagura. Nakayabo cyumvikana cyo nyine nkuko badukora za planka za mbere muzika nyarwanda. Nge ndimo ndagira ngo sibyo Riderman yabigarutseho, baramaje ati se kubera iki ushyiraho indirimbo kuri YouTube nizirebwe, ariko wategura ibitaramo ukaba uri umwe mu bahanzi bategura ibitaramo bikuzuza, sibyo? Aravuga ati nge nimukangiranye n'abapeti bagura views, ibi byaba bihuriye hehe? Aho bihurira ni kandi hamwe. koko iki kintu aba bantu babiri, aba bagabo babiri, aba bagabo bagendereho kimwe, aba bagabo babiri bombo sigaye twarira iki kintu rimwe, sibyo? Umuntu witwa Bruce Melodie, umuntu witwa Bruce Melodie, I mean witwa Bulldog, umuntu witwa Riderman. Mutekereze mwa Abanyarwanda mwe ibitaramo bagaragayemo uko babimeze, bagira views zingahe? Ahubwo mva nkubwira ikindi kintu mise nsubizwa ikibazo cy'abanyamakuru benshi bakunda kubwira abahanzi ba kera ngo ntago ngo bitabira ama social media. Barayitabira ahubwo uburyo mushaka ko babikoramo. Aba bapeti bazikata, barabizi bo bazikata, sibyo? Kuko nka Riderman ukunda akora ibintu bye, Riderman amafaranga ye ni mpamvu wumva ari mu bahanzi b'abakire, amafaranga ye man ari aya managinga gutya. Ariko tekereza kumubwira ngo agiye kugura ibyo bintu bitari bumwinjirize. Niyo mpamvu nabanjije kukubaza ikibazo, ndakubaza ni Didi, izo views bagura mu buryo buri financial hari ikibagarukira cyane? Yego ari kibagarukira, reka mbigusobanura mu ubu buryo, sibyo? No kuva ni visibility akabona publicity. Yego oya ibyo si byo nashaka. Ni byo uko biri mu bigize umuhanzi. Rega narinzi ko ushora kuri YouTube nazo bakazikonsidaringa muri cya gihe YouTube ihemba nawe ikaba yaguhemba. Oya ahubwo izije nyuma izi za nyazo nizo baguhembera. Yego nibyo ndimo kubwira, sibyo? Nka Riderman kumubwira iyo mibare ntago yabyumva.
Riderman ni umuntu wize azi izindi nzira ashobora gucamo akikorera ibitaramo. buriya niba utari unabizi urumva niba utari unabizi ku kintu cyitwa views ni ahantu Bruce Melodie ahurira na Bwiza ni ahantu ahurira n'umuntu witwa Chris Easy bose baramukubita n'aba ba Kevin Kade n'abantu babi cyane cyangwa aba Israel Mbonyi barakubita. ahubwo nawe ni managing umuhanzi ubwo nabyumvishe urumva ni views no bro wa mungani wayagwa ibintu yavugaga uyu mutipe waririmbye Bana man niwe muntu ufite indirimbo yakunzwe y'umwaka Shafi niwe muntu ufite indirimbo y'umwaka kuri YouTube ni hese ujye umubona. Okay, views ni nka urabona reka nkwereke views urabona kera ukuntu bafungaga kado gift bafataga igikarito cy'iradiyo urimo kubyumva Didi bafataga igikarito cy'iradiyo bagayishyiramo gift imbere barangiza bakadekoraho ka kantu ka aluminium gashashagirana. Ngere ndumva views akamaro zifite zingurana ni ugutaka no kwerekana nyine ubunini bw'umuhanzi ariko no gutaka nyine nibyo ndimo budahari. It's all about decorating. Ni decoration hanyuma wenda ariko bikaba byavira kubera ko ama company menshi atazi gutandukanya views za nyazo n'izitari za nyazo yo azayirebera. Abari mu mihanda sibo babizi ni bangaye kari ukugendera mu kigare gusa. Nanjye uranyigishije singiye kubeshya n'abandi badukurikira bigishije sibyo ubwo bivuze ngo ama company yo azayirebera icyo ufite. Nge mpamvu navuze ibi bintu Placide niba twumve nabi ntago ari ugutikura ngo mvuge ngo banameze niba reba se banamaze niba bagura ama views ahubwo nge ndimo ndibaza iki kintu muzika irimo iratera imbere cyangwa irimo irasubira inyuma cyane kuko irasubira inyuma kuko ibintu byose biyirimo si iby'umwimerere nibyo gushakishisha amafaranga wabonye. Ese ayo mafaranga ko numva yo mubona agaruka mu bindi bintu. Niyo mpamvu sibyo reba ukuntu umuhanzi wo mu Rwanda abona igiteramo bigoranye sibyo uretse wenda nk'aya ma big names afite management zifite amafaranga zizi no wenda no gushaka ibyo biraka akora ibitaramo byo mu Rwanda ukuntu bigoye. Fata icyo kintu cyo kuzishyura aba views bangana gutyo kambe mu wasigarana ngaho uri umuhanzi so noneho ufate n'ubuzima umuhanzi bukomeye abamo. Didi uracyashidikanya kuri bya bintu papa cyangwa yavugaga ebihe ati ibi bintu byose mubona kandi byo ni fame umuntu agera ariko idafite ikintu n'iki papa cyangwa ugenda urebe abafite mu bihumbi magana ariko ushobora gusanga ntibigutangaza ari abanyabo. None se aba ari abanyabo urumva ushobora kwibaza umuntu Shani Breeze nazi kuririmba hari umuntu utemera akazi kuririmba nawe none se agira views zingahe nazo ariko abafite izanyazo ariko noneho ikintu cyaje kunangaza wenda nzamugarukaho mu kiganiro gitaha ni muri umuntu wa Shani Breeze sibyo sinibuka izina rye neza ariko ikintu cyanangaje niwe munyarwanda donc ucuruza cyane kuri Spotify umuziki we nyine ni uzwi cyane hanze ariko mu Rwanda nta numwe muzi bro. Ivyo ariko twarabivuze yuko umuntu ashobora kubazwi hanze nk'umuntu w'umuhanga ariko mu Rwanda bibaho ibi tubyita iki nyine abanyarwanda tumaze guharara bya bintu by'agatwiko bya bintu nk'ibyo nakubwiye by'agatwiko bishashagirana inyuma. Ibi bintu biratangaje cyane kuvuga uwo ninde muntu urusha Mike Kayihura kuririmba muri uru Rwanda. Mike mumbwire mu batipe mumbwire reka buriya sibyo apari y'ibintu tuvuga so ariko nanone mu bice bigize umuziki tukagaruka kuri cya kintu kindi mu bice bigize umuziki tukagaruka kuri cya kintu kindi ibi byakorwa bitakorwa bro unyumve neza nemera ko umuntu witwa Bruce Melodie afite imana idasanzwe. Ya reka nkwereke rero kwijwi Bruce Melodie nta muntu ujya uhakana impano sibyo sha mva ariko ujye wongeraho ko afite na management yakora buri kimwe. Ndanamwemera ni umuntu w'umukozi muri muzika nyarwanda nta muntu remera ko ari umukozi nkawe sibyo so ubwo rero ngiye ntekereza ndimo kubyumvira uku niko Coach Gael ari guteza imbere Bruce Melodie. Byaba birimo ubwo ikintu cyaba kirimo aho ngaho
byaba ari bya bintu bitaramba ko Bruce Melodie numva nkubwira yagira indirimbo ifite views miliyoni ebyiri ikibazo ngiye bukinteye impungenge Bruce Melodie ahinduye management indirimbo ze umva ayo mafaranga yaguze izo views ukuntu angana ntago yakongera agahita aciririka nk'abandi uzi views ziri nandi drop uzi amafaranga zigura ndaza ahubwo kuguha kashungurire abantu babyumva twebwe hano kuri IM Media TV ibyo bintu ntitujya tubikozwa twikorera izacu tukabaha ibyo tubagomba nk'aka kantu umuntu aba bazaniye twababwiye uburyo mwabisacinga n'ugiyeho kano kanya ujye no kujya kuri Google Chrome yawe kusanzwe usacinga yego ukandika muri search ukandikamo ijambo chats.youtube.com bahita bakwereka muzika iyo ukinjiramo uhita ubona globally ku isi hose noneho ukajya andi hejuru kuri search bitewe na location ushaka yego ushaka no kuverifya ko uwo muhanzi wakandikamo Bruce Melodie arahita uhita ureba indirimbo ze views zanyazo oya n'ubundi ubisacingira hamwe wowe wandika icyo ushatse reka tubiveho rero ariko biragaragara yuko muzika ntabwo iri gutera imbere kuko twagizemo abantu nka Bruce nka nyakwigendera Jay Paul umuntu wakoraga umuziki sagire views zihambaye ariko ukamubona mu by'ukuri nta muntu uba udaririmba ibihangano bya Jay Paul nawe bitafashemo sibyo so rero niba bigeze ahantu umuntu ashobora kugira views miliyoni 2,700,000 ntago urimo kubona ko iwacu muzika festival irimo kuba iri trend cyangwa ntiri trend ngizukuri nk'ibitaramuzi bubu yajyaga yorganiza ubushize iyo uyu mwaka iri trend cyangwa ntago iri trend ntago iri trend uzi impamvu ya mazina wavugaga nta murapa urimo ukomeye impamvu njye nshobora kubibona mw'ubu buryo sibyo iwacu na muzika sinzi niba ari bya bindi wenda yago yavugaga bya promoters wenda bakubwira ati kora ibintu utabikora tukujyanemo ariko tumaze kubona yuko nk'abasesenguzi tumaze kubona yuko abakabaye bayirimo nibo bayirimo tumaze kubona yuko hari ikintu cyuko stages zitangwa mu Rwanda muri rusange hari ikintu gishingirwaho kitari impano hari abazigenewe reba banzo nyumve neza iryo jambo hari ikintu tumaze kubona gishingirwaho kitari impano y'umuhanzi gusa kuko uramutse baye ari impano nakubaza ngo Juno Kizigenza ari he ntago azi kuririmba se ntago sakora amahiti ari he kuki atajemo so mw'iki gihugu ese Bulldog arimo ese Riderman nawe wajya guyitwika bamukuru no muhanzi muto Riderman so ubona yuko aba bahanzi bari kuri LT level bageze ugasongera ko umuziki wo mu Rwanda bwo nge mvuga ba Bulldog mvuga ba Riderman iyo bamaze kugira wenda ahantu bagera nizere yuko hari umwanda utabashyiramo ariko umuhanzi uyu munsi wa none uri kuzamuka umuhanzi uri kuzamuka duribuka dukora ikiganiro no tuvuga ngo hari abana b'abakobwa bashakira fame mu nzira zose aho wamucisha hose azongaza ari buyibone umuhanzi rero kenshi urimo kuzamuka nuko nguko bikorera sibyo nashaka kuremo ubusa ariko akuremo fame siko kuri kuko umaze kumbarira izo views n'amafaranga zigura nkakubita amafaranga bakoresha mu mavideo nkakubita amafaranga bakoresha mu ma audio nkakubitaho kubitaramo byaba bari mbarwa ubundi abanze yabayeho bate niyo mpamvu roka ari buza akakubwira ngo sibyo niyo mpamvu roka ari buza akakubwira ati giyewe nafashe papa cyangwa ahubwo cya kibazo cya papa cyangwa dushora no kugarukira ruki ku ruhande buretse nese waba yakuyemo iki buretse yaravuga ati giyewe umuziki wo mu Rwanda ukuntu umeze wowe ubanza gushora sibyo wubaka izina ryawe yego rero utazabona amana umuntu abona indirimbo views zikazamuka bro habari ibindi bintu wemera yuko indirimbo za Bruce Melodie zishorwamo amafaranga menshi ndetse kuki zitazamuka so rero usanga muzika nyarwanda wenda ngenda shimira wenda yateye imbere mu buryo bwa mikoro ari kuyizanwamo sibyo ndanagishima cyane pe ariko kwazamo niko agenda icyo tumaze kubona ariko umwimerere wazo oya umwimerere waratakaye umwimerere uri kugenda utakara ko turimo turabona fake love y'umuziki fake life nicyo kintu kirimo ariko se didi ikikwereka ko ari fake life indirimbo ijya kuza
bagashaka ibipranka byamvahe na njyahe byabaye kuri uyu muntu. Wigeze kumva Bruce Melodie ubwe yitangariza ati nageze n'ahantu ngiye na Amaji tujya kwihagarika imbere y'abanyamakuru kugira ngo batuvuge aho bareba biriya bintu ashobora kubivuga kuri abantu bakabifata ngo ni Bruce Melodie usanzwe jokinga urumva, ariko ibyo bintu bifite icyo bivuze. Niwabonye agafoto katwikiye iyo foto namubonye yigaragaza yaborewe ameze ukuntu kandi atari byo. Nyine muzika. Ese ubundi Didi reka nkubaze nubwo ari wowe uri kumbaza, reka nanjye nkubaze iki kintu. Kiriya kintu cyo gutwikira indirimbo n'ibintu bitari biri negative uracyemera? Ntabwo nyemera kuko ise Mbonyi natwikira indirimbo. None yaba yatangiye kwitwikira Uretse ku bintu byo ku n'iki reka se Mbonyi natwikira indirimbo sibyo. Shafibana yiwe yabaye indirimbo y'umwaka utageze sibyo. Yego. Aka gatipe kitwa Fernando ko mu Burundi kari kuririmba indirimbo kabisa nziza ziryoshye kari gutwika byaye. Aba bahanzi nabo babizi nkuko babizi. Bruce Melodie uzamuka uririmba ziriya ndirimbo ngo za ndirimbo zose zatumye menyekana wazitwikiye kangahe sibyo. Tubyigizanye ukuri umwana w'imuhanda abantu ninde utayizi muri muzika nyarwanda ndetse inyigagumaze ejo bundi ninde utayizi bayitwikiye kangahe bro. Akanyarira jisho ka Jay Polly ninde wagatwikiye? Tuve ku giti ibi bintu reka kubwiza ukuri wa mungani wawe usibye no gutwika n'amafaranga yo kuvuga ngo giti ngo uzamukine reka abayamuvunnye nta none ubu buboro none se uzafata izi views uzigure sibyo. Haze mi case tugenda twumva yo kugicamo wa promoters baga promoting indirimbo z'abanyarwanda zose ugasanga bavuganye n'abakuru b'amaradiyo sibyo. Ugasanga ntibakira indirimbo ya runaka barakina indirimbo y'umuntu umwe gusa. Nese ubwo mwana ibi bintu wa mungani wa Yago ibi bintu muri fake music kambivuge gutya turi muri fake industry. Niyo mpamvu ubwo mugenzi wacu hano anihangane mw'iminsi yaranarwaye cyane Fearless. Iyo uganira n'aba iyo urimo uvugana n'aba bahanzi baciye muri muzika bafite ibikomere bikomeye cyane bafite ibikomere. None ikintu kinateye ubwoba ase ibikomere bigenda byomoka cyangwa birimo kugenda biriyongera. None se ubona ari iki cyabyomora? Kuko nka Riderman yabona umuhata ashyiramo ubuhanga afite sinyeka yuko Riderman ajya regretting kwibi bintu. Ntago ya regretting ko n'umuntu uburyo abayemo uburyo afite sibyo. Izo views nubwo atazibona hariya ariko nta gitaramo agahita yibonera ibiceri bye. Nta muntu utamuzi Riderman. Najo bundi yakoze igitaramo muri Kigali we na Bulldog basohora ya album. Nicyo gitaramo bundi giheruka. Harya ngo ni nicyo iriya icyumba cy'amategeko niko yitwa. Gira ngo ibintu biri loki siyo shohero ibitangazamakuru yagiyemo ni mbarwa siyo shoheruka se ariko siyo shoheruka show z'umwaka nyine siyo shoheruka nuko wenda tuba dutegereje zo mu minsi mikuru zo muri za arena n'ubundi reka bwizo kore akira niyo show. Ariko ubundi wowe show zose wagiyemo uwo muntu wigeze ubona uhagurutsa abantu nyine ukabona uretse we ndanyakwigendera Jay Polly undi muntu wabonye to ufata roho y'abantu ukabona stage yamuzanye? Bro reka nkubwire Riderman ni ikindi kintu singiye kuvuga ku muntu kuko hari ndadahari. Byari no kugorana ahantu Riderman yakubitiye stage na Jay Polly kumenya warushije undi byari bigoranye tu byari bigoranye. So rero ntekereza yuko uyu muziki sinzi uwo bireba sinzi uwo byabazwa ariko turimo kujya muri industry iri fake. Ngewe sibyo fakinze niko ngewe ndashimira cyane abagabo nka Coach Gael kubwo gutekereza wenda ku kintu cyafasha urubyiruko kuzamuka. Ni ikintu cyiza kubona abantu hari ibindi bintu yakinvestingamo kuzanamo amafaranga. Turi kuvuga gutyo urumva kugura views zingana kuriya gukora video zingana kuriya featuring ubona ari kugenda akora byose ni ibintu bisa amafaranga sibyo. Uyu munsi wa none ni ibintu bisa amafaranga menshi ariko nanone icyo namubwira yikubita agashya arebe niba koko umuvuna ari gukoresha ari wowe wanyaye wamufasha wenda kwambisa muri ambition afite inumbera afite umuziki nziza niba ari cyo cyamuganishaho kuko noneho rero dusa nk'abasoza
ku nkuru ibanziriza ya nyuma Ko mugenzi wawe Eric ngo nawe nk'abandi bana agira gutya arijajara ngo arijajara yateye inda. Aya makuru urayazi? twebwe rero twakuriye epfo za Nyagatare. hari utumasa twabaga ari dutoya tudashyikira nk'umugongo w'inka nyine kugira ngo twijajare, tukajya tuzamura utuguru wapi ntibigereyo, urabibona reba nk'akamasa gatoya kari ku mugongo w'inka y'imbyeyi nini. biriya ntekereza ko atari byo, kubera ko uriya mutipe ni umuntu nawe ku ruhando rw'abifite wamushyiramo abahanzi nyarwanda. sinzi ko ugiye no kubara batanu yaburamo. n'amaviyuzi ndebaho araza cyane ariko aya nyayo araza cyane pe. wowe usibye n'amaviyuzi n'ubushobozi arimo ameze neza, sibyo? njye rero numva nawe se yagiye muri rwa ruhando rw'abandi agiye gutwikira indirimbo kubera planka nawe yize nk'abandi, yayobotse ishuri. gusa icyo nemera didiye ko umuntu atera imbere akenshi agenda haba inkuru zica ibikuba zishingiye kuri we. uriya mutipe ubushobozi afite niyo byamubaho, sinzi ko byajya hanze. sabe ko byagiye hanze. sabire yafatiwe mu cyuho. sabe ko byagiye hanze. sabe gusa ubwo wibagije amavidewo ya sabe arimo areba atya yiruka, yafatiwe mu cyuho. ni ukuvuga gusa all in all umuntu ni mugari. umuntu ni mugari. twahoze tuvuga uburyo umutipe yafojarinze amazina, ahindura amazina completely. so twaba ari utumenyetso tugaragaza ko nawe uri umuntu utari marayika, utari umutagatifu. ikintu cyose cyagushyikira bro. ako ubundi se wambwiye ngo abagabo bose bakomeye bagiye baturwa hasi n'iki? abo bose bari bariho bakomeye bagiye baturwa, abenshi ntabwo ari bose, abenshi bagiye baturwa hasi n'iki? ni amafaranga, ni inzoga n'abagore. kugira ngo rero ubikwepe. so hanyuma inkuru ya nyuma n'uwo muhanzi akirimo, sibyo? iyi mihanda isigaye iriho amakuru menshi, ku buryo n'iyo umuntu asohoye inkuru ya nyayo bitewe n'ibihuha birimo byinshi, kuyobera kumenya inkuru ya nyayo cyangwa se n'itari ya nyayo. ariko iyi topic ya nyuma tugiyeho iravuga ku bantu bafite aho bahuriye wenda n'ibintu by'insengero. n'icyumweru n'ubundi cyajemo bafite aho bahurira n'amaturo. yebye niwe wabivuze. bafite aho bahuriye wenda n'agakiza, reka mvuge gutyo. n'amaturo. hanyuma ni ibyumweru bibiri bifatanye byarimo mu by'ukuri amakuru avugwa ku bantu bafite amazina akomeye mu gakiza, niko navuga. so twabonye Rugagi, sibyo? yifatira umunyamakuru ukomeye cyane, Bishop Rugagi yifatira mu by'ukuri ku gahanga umunyamakuru ukomeye muri iki gihugu abantu bamaze kumenya. abanyapolitiki agerayo nehehe no ma Bishop yagezeyo, ndetse no mu matorero yakubisemo cyane, bamwita Mutoni Scovia. so twabonye Rugagi mu by'ukuri mbere Mutesi twabonye agira ikintu avuga kuri Rugagi yakira amagambo nabi yamuvuzeho, akoresha imvugo yanenzwe n'abantu batari bakeya muri sosiyete. ibi bintu wabyakiriye wabibonye gute? ariko kuki abantu batagira abapiyara? piyara wese kuki umuntu abaho akitwa ko akomeye akiyibagiza ko hari ubumenyi aba adafite, kandi ari umubishopu? Bishop se ntabwo yagira piyara? ese piyara uzi icyo aba amaze dede? piyara ni umuntu ushinzwe kugorora ibyawe bibi muri sosiyete akabigaragaza nk'aho ari byiza. ariko ubu umuntu aba ahenze. none se wagenda mu modoka ya miliyoni 280 ukananirwa guhemba piyara? menya mu Rwanda ariko abapiyara babo ari bo bahenda, kuko nicyo gihugu ku isi nabonye abapiyara bawo. man didi ni esheki, ni toto feyira kwifata uri nka Rugagi. abantu bazi ukuntu Bishop
ukajya kwihandagaza kuvuga ngo ngiye nshoje urugamba rw'amagambo n'umuntu witwa Mutesi Scovia, zero wakisha. ese Mutesi Scovia ni umunyamakuru w'umwuga, ibintu avuga aba bifitiye facts. Ahubwo wowe ushaka gukomeza gukongeza umuriro, facts zigenda ziyongera. Didi, bino bintu by'amadini urabizi bibamo kata zirenze na kata n'amakata. We rero iyo wiperimesa ukajya mu mujyi wo kuvuga ngo Mutesi Scovia yarambeshyeye ngo n'ikimenyimenyi ngo natansaba imbabazi ngo ntazabona ubugingo. Tukiri aho ngaho Scovia yaranamuhamagaye nyuma, urumva? Ese ubundi ubugingo butangwa nande? Ubugingo butangwa nande? Njye nemera ko ari Imana ibutanga. Rugagi ni Imana. Rugagi ni Imana. Imana yande. Ako se Didi, bya bintu nakuvugaga bya PR, ni gute wiperimenta kuvuga ikintu nk'icyo? Kuko ko tuzi ubugingo, ko tuzi ubundi abahanzi bo mu Rwanda, abasitari bo mu Rwanda, umusitari nemera ko abaho mu buzima bwa gisitari, ujya kubona ukabona ugerageza ari Israel Mbonyi. Abandi basitari sinzi ukuntu mba mbona kuba expose byoroha cyane, baba exposed too easily. Uzi impamvu baba expose? Urumva Didi? Nukutagira ya team irimo uwo muntu nakubwiye witwa PR. Baba bafite amatimu. Baba bafite amatimu y'abajama babo. Nyine baba bafite. Didi, reka nkubaze, ngiye nawe tugiye ahantu, sibyo? Turi abajama, si turi team, ntidukorana. Man, kugira ngo nkore ikintu wowe ungira inama at the moment kirimo kuba byakugora. Ariko nakugiriye inama, sibyo? Uri umujama. Nakugiriye inama. None se kuki udashaka umuntu w'akazi? Ngiye ukuntu mbiho. Ese ujya wemera ko hari umuntu ushobora kuba ukomeye, sinavuga izina cyangwa title, ni ku isi hose abo bantu babaho, sibyo? Ushobora kwisanga muri situation nk'abarinzi be bagahita bamubwira ati aho guca duca, urabyemera? Kubera iki? Oya, iyo urindira umuntu umutekano, iyo hagize nk'ikibazo kiba kiri emergent, ntago uba uri muri control. Abahanzi bo mu Rwanda kujya ku gitara biroroha cyane. Uwavuze kuri Bruce Melodie, undi muntu nabonye wenda sinzi niba ibyo yavuze ari ukuri, ariko aramutse abaye yarabivuze byaba ari byiza. Kariya kantu yavuze kuri nuza kuri Sabati, Sabe ntago ajya aba ashaka kuvuga mu itangazamakuru, ahubwo afite abantu yohereza bakavuga. Uwo niwe mustari. Biramutse bibaye ari byo koko, ibyo bintu byaba ari byo ku rwego rwiza cyane.